kwigira pastor ariko nyamara mufite icyo mugendereye. Reka mbivuge. Yego. Unyange cyangwa ntunyange, uzampige cyangwa ntuzampige. Pasika twamaze gutura mu rusengero. Ngiye kubivuga niba shaka niba afite abakristo basigare mwumwe. Tumaze gutura mu rusengero twasirimbye araza aravuga ngo mwatuye. Ati twatuye. Ahita avuga ngo Imana yagaye amaturo mwatanze. Ibi nkubwiye si ukugira ngo dutwike, sino kugira ngo Chenongo igereho gute, sino kugira ngo ikiganiro kigere kure. Nimero ze ndazifite, mfite n'ikimenyetso, mfite n'undi muntu twari kumwe w'umuhanzi, twari kumwe. Ikindi mwiterano hari harimo abantu, ikindi ni muri Kigali kandi ndetse si kure. Niba ushaka no kumaza ngo nahagana he, umbaze imvuga ibice bitatu. Yego. Dafite umwuka nawe ntabwo ari umuntu muzima. Yesu Kristo. Iyo umuntu nta mwuka afite ajya he rusororo. Ndabivuze. Iyi tungo nta mwuka rigifite rirahambwa. Imana iri kureba abantu ikabona nta mwuka mugifite. Iri kureba ikabona nta mwuka, n'amagufa yibere mu kibaya, n'amagufa atagifite ikintu kimaze n'imitako. Mbaza ngo ni mvuge ibice bitatu. Vuga nk'ibice bitatu kugira ngo nawe ahari aho hantu kugira ngo banze ubyumve. Abakristo niba hari umuntu wari uhari icyo gihe akaba hari abyandike muri comment. Ndavuga muri Gisozi, ubwo ni Gisozi tuba tuvuze Beretwari, Kagugu, Kinamba. Aho hantu mbivuzemo kandi muri aho hantu harimo. Utazavuga ngo ni umupasiteri wa Remera simbizi, ni wa Kimirongo simbizi, nge mvuze aho ngaho muri Kinamba, Gisozi na Kagugu. Aho hantu umuntu yarabivuze, ariko Imana suko nguko igikora. Angira abantu haba inzaratsi. Wabikura he? Wabikura hehe? Wabikura he? Wabikura he? Ko nta wabikura. Wabikura he ugitingana? Naho wabikura. Naho wabikura ukigendera muri zo ngeso mbi. Naho wabikura. Naho wabikura we bakigwa amafaranga ujye kwishuri ukavuga ngo mwami ukavuga ngo mama ngo narwaye ariko amafaranga ushaka ara gusindira we uri muzima. Naho wabikura. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe kandi ubane namwe ibihe byose. Kuri kamera zacu muri kuhabona umukozi w'Imana, n'umwe mu bakozi b'Imana bahagaze neza cyane. Ngewe nababwiye ko tuzamutumira kenshi kandi tuzabana nawe. Icyo ngusaba ni kimwe, mu telefone muhamagare Imana, mwaturanira ibyaha byanyu, musengane kugira ngo Imana igire ikikora. Buryo umuntu amaze kwatura neza, Imana irakora. Uzi ko umuntu yatura agahita akira indwara ako kanya nko uzi ko umuntu yatura agahita arongorwa byari byaranze cyane. Uzi ko umuntu yatura agahita abona akazi byari byaranze. Uzi ko umuntu yatura agahita abona amahoro mu rugo byari byaranze. Burya ikintu kidukururira akaga n'ingorane akenshi ni icyaha. Nuko ninjiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka ngusabe kugira ngo wongere usoza abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Habineza Charire cyangwa se Karoli TV kuko niko channel yanjye yitwa Karoli TV. Imana iduhana umugisha, nge ndabyishimiye kuba nongeye kubona namwe kandi Pascal nawe ndagushimiye. Imana iguha umugisha. Ikindi mboneyeho gushimira Imana ko ikomeje kundinda, muri kubibona. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kwikomeje kukurinda, natwe turabyishimiye. Nukuri n'iby'igiciro cyinshi. Hanyuma mukozi w'Imana, nyemerera ubanza usenge Imana. Kadusenge abantu twese dukurikiranye Imana Irahari TV. Imana Irahari TV, mureke dusenge. Nitumara gusenga twumva icyo Imana idushakaho kandi nzi ko biri bugende neza. Yego. Mana ndagushimiye kuko uri Uwiteka, izina ryawe niryubahwe, uri umwami w'abami, uri igitare cy'amahanga. Ndagushimiye ko twese waturinze tukaba turamutse turi bazima. Satani siko yabishakaga, ariko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabaye mu ruhande rwacu, nuhimbazwe. Uri Imana nziza umuntu atamenye uko avuga ngo ayitake. Uri Imana, oh my God, uri Imana ishobora byose. Uri Imana
iri hejuru y'ibindi byose byakwigiraho ubushobozi. Uri Imana ijya ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Uri umubyeyi w'umunyembabazi, uri gatonda kuko ukiri ibintu ku rutonde maze ukabitondeka. Witwa Ndiho, uri Rubasha. Mana, ndagushimiye ko waturinze, ndagushimiye ko mwami w'abami bukeye turi bazima, ndagushimiye ko wakomeje kuturinda. Abadukurikiye bwije muri ano masaha ubarengere, abadukurikiye ari ku manywa ubarengere, abarwaye mwami badukurikiye ubakize mu izina rya Yesu, kandi nzi yuko ari cyo uri bukore. Mwami, nshyigikira, mvugane n'abana bawe kandi undwanirire mwami w'abami. Message nshaka kubahereza ibagirira umumaro kandi igira ikibaremera mu izina rya Yesu nsenze mbyizeye. Amen. Urakoze rero kubw'isengesho ryiza udusengeye. Amen. Hari ikintu ngewe maze iminsi nibaza ku bantu b'abakozi b'Imana. Wowe rero ufite uwawe mwihariko. Urabona ko umwihariko wawe no kubwira abantu kwihana no kuva mu byaha, ariko ukanahanura ugatanga message Imana yaguhaye. Yego. Ese nk'aba bantu bahera mu gitondo bigisha abantu Imana irabatabaye, Imana ibahaye ibi, mu by'ukuri ubundi Imana ishobora gutabara umuntu yasezeranye nawe w'umunyamasezerano ikamutabarira mu byaha? Ntabwo bibaho. Perezida nawe ajya kuvuga ngo barabashuka. Barabashuka. Barabashuka, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda, nta nubwo byabaho. Kuko ntabwo umbwira ukuntu Imana yaguhereza ngo akira imodoka, Imana niko ivuze kandi niya mbere warayisambaniye. Bibaho. Aho ngaho ni ku barokore, ni ku bantu basenze. Kuko burya ngo abadasenga bo abadasenga Imana ongera ikabahindi batigeze bajya muri ibi bintu. Imana igira gutya ikabahereza. Ntabwo ndabibona. Ntabwo bibaho. Ifitanye nabo. Icyo ntabwo Imana akora icyo kintu. Ntabwo Imana igikora ikosa. Ntabwo Imana igikora ikosa. Yego. Ntabwo bibaho Mana. Abantu bareke kubatuburira no kubabeshya. Bareke kubabeshya no hari umuntu yarampamagaye. Yego. Ndashaka kujya ndangira ahantu njya gusengera. Kubera ko nzi neza ko uwo muntu amafaranga pe. Yego. Nta kibazo cy'amafaranga afite. We yumvaga ashaka iki? Yumvaga ashaka ahantu ari bujye gusengera. Yego. Imana. Ndetse akabona ubugingo muri we. Yego. Birangira amwohereje ahantu umupasiteri. Ndashatse kuvuga izina. Ntumuvuge. Uwo mupasiteri rero nangiye guseka ikuru utarayirangiza. Yego. Uwo mupasiteri we yari asanzwe amenyereye ko abantu bose bagiwe baba bagiye nyine kwihigira imibereho. Yego. Imana bahe ibiki n'ibiki. Noneho uwo muntu yego yari afite, hari ukuntu umuntu aba afite ibyo kurya afite ibintu byose ariko bimugaragareho. Yego. Yari umugore aba arasenga wowe Imana yambwiye yuko ngufite ngo abadayimoni ngo ufite ngo abadayimoni ngo mu rugo iwawe ngo none Imana ngo yambwiye ngo abadayimoni ngo bakuzaniye inyatsi ngo nta kintu gifata ngo ibintu byose byaranze. Yego ndi kukumva. kandi imodoka iri mu rugo yari yanayihazanye. Yari yanayihazanye ahubwo nuko yari yabanje kuyitsinda. Yego. Bivuge. Ngewe icyo nshaka ni agakiza. Yego. Nta kindi kindi nshaka. Ni agakiza nshaka. Ngenda umukene ariko ndishakira agakiza. Umukire. We yemeraga ko ari umukire. We ni umukire. Ni umukire ukomeye cyane. Undi ati urumva ntere kumusubiriza mu ruhame nyine. Oya. Yaramusengeye aramuhanurira. Imana iguhaye akazi. Imana iguhaye ibyo kurya. Imana iguhaye mbese nyine bya bindi. Ahita arampamagara ati shati ngwino duhure. Ati turo nari najyanye ndiguhe uritware. Nta rubanza mfite. Yego. Kuko nyine ngiye gushaka agakiza. Ntabwo ngiye gushaka ibyo kurya urabizi ndabifite. Yego. Ahubwo wowe ngwino ngwituro. Wowe ngwino nkwera ituro. Ntabwo icyo bita kwibeshya ku muntu. Urumva. Ati kuko agakiza nagiye gushaka nakabuze. Ukibaza ngo irivuga butumwa ry'aba bantu ryo kugoreka ibi bintu ugasanga bibereye mu bintu byo gushaka. Okay, Pascal mbabarira. Yego. Ntaguciye intege cyangwa ntaguciye mu ijambo. Yego.
iki kintu uvuze uvuga ngo irivuga ubutumwa ryo gushaka ikintu no kwibaza Yego. umuntu yasenze wenda ni bishop cyangwa ni pastor runaka Yego. avuze ko wenda Mutesi umbabarire tumuvugeho Yego. Mutesi Imana itamushyigikiye uri kunyumva Yego. ko Imana izamukoza isoni Kandi kubera ibyaha ngo yakoze Yego. uretse nanjye ariko noneho nyuma bigatambuka tukumva yuko Imana izamuhana Yego. uri kunyumva Ndakumva. ariko nyuma undi muhanuzi nawe akazavuga ati komeza ibirori byawe Yego. Imana iri kumwe nawe Yego. ariko ukibaza Imana isigana muri ubwo buryo Imana ntisigana nta nubwo igira indimi ebyiri nta nubwo igira niyo indimi mpamvu ndi ebyiri kubwira ngo abantu mube maso Mm. Mm. abantu mube maso mujijuke muhuguke abantu ni mube maso murebe biri kuba murebe aho ivugabutumwa rigeze Yego. Abantu babe maso cyane barebaho ibintu birimo byerekeza. Imana igisigana mu buhanuzi Oya iyitumye ituma umwe yanatuma kuko ntivuga rimwe ivuga rimwe ndetse na kabiri sibyo uwitumye wa mbere ashoboye kuvuga ubutumwa undi akaza aje gushyigikira bwa bundi bwatambutse imbere nicyo kikubwira ko ari Imana iri kuvuga nicyo cyerekana ivugabutumwa Yego. ari naho reka nshyire bibiri yanjye hasi ari naho umuntu aba ari ku rusengero bagiye ari umubwiriza butumwa wamara kubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa kuririmba wowe baguha umwanya ugiye ku gatutu ukavuga ngo ndashimira Imana ko yashyigikiye mugenzi wanjye Yego. nicyo tuba dukeneye mu ivugabutumwa ndashimira Imana ko yashyigikiye mwene data akaba amaze kuvuga ijambo ry'Imana ariko muri no minsi umuntu ajya kuvuga ijambo ry'Imana akabanza agasenya mwene se agasenya wandi uvuye ku gatutu akabanza akamusenya ntukarebera umuntu uko yambaye ntukabone uko umuntu yambaye ntukabone ko umuntu ari mu nzara uvuga ngo ntabwo avugana n'Imana Yego. ntukabone umuntu umurebera mu myenda yambaye uvuga ngo uyu ni umukene cyangwa uyu ni umushonji gira iyerekwa gira iyerekwa abantu benshi bafite ibikomere byagiye biterwa n'abantu bagiye babibeshyaho abantu benshi bafite ibikomere bagiye bavana mu nzu y'Imana bagiye bavana ku bakozi b'Imana bagiye bavana ku bitira Imana umva hari abantu bari mu rusengero banyuze mu idirishya ndabivuze Yego. ntabwo umwuka w'Imana ujya uwamwe agasigane ntabwo umwuka w'Imana ujya wakwishyira hejuru ngo uzamure urutugu uranyumva Yego. uri kunyumva neza Ndakumva. hari abantu bagiye bakomereka bitewe n'iki n'abantu bavuga ko ari abantu b'Imana Yego. ukibaza se wanamagana nko kurambivuze umwe aravuze ngo ntabwo bibaye undi aravuze ngo birabaye Yego. question mark ibaze ibi ni ibiki Ibi ni ibiki igihe kizagira ari naho mpamvu nsigaye nkunda kuvuga ngo leta y'u Rwanda yaramaze ifunga isengero yaramaze irazifunga bisubiremo kubera yuko ibintu byabaga byari biteye ubwoba Yego. byari biteye ubwoba umuntu ajya guhanura mu iteraniro mvuga ngo harimo umurozi pasiteri akahita agucecekesha harimo abasambanyi pasiteri akagucecekesha harimo abicanyi hariho na tekinike y'uko umuntu niba yavuga ngo ntibatanga icya 10 akagushyigikira ntibatura akagushyigikira reka nongere mbivuge umbabarire ntabwo mvuga ari nde nta nubwo mbivuga ari iki ariko none uwa telefone ngo mbivuge nabisubiramo hamwe hari ahantu nigeze kujya kuririmba ngende umuhanzi maze kuhajya pasiteri ntundakarire ndabizi kuri bukurikirane ngiye kubivuga uze kumpereza link y'indirimbo yawe nje kuyishyira muri iki kiganiro ndaza kuyiguhereza kugira ngo abantu bagushyigikire jewe mbere ya byose ngiye kubivuga ariko nsaba imbabazi umupasiteri wabikoze ikindi cyo muranzi ikindi cyo sindi kubeshya abakristo benshi baranzi reka mbivuge ni hano muri Kigali ahantu twaragiye umupasiteri ngo mfite na nimero yiwe ariko ngiye no kuyambaza mvuga yuko ikintu yakoze kitanshimishije icyo gihe simvuze ahantu yaravuye ariko ngiye kubivuga twari turi mu rusengero Pascal tumaze kuririmba twasirimbye ibintu byose twabikoze niba ngiye kubeshya Imana ingira karori ntabwo ibintu ngiye kuvuga ari ukubeshya kandi noneho ukuntu twaganire duseka tuganira ngiye bitumye mbita mbabara uyisurakara mise mbabara abantu benshi muri kwigira pastor ariko nyamara mufite icyo mugendereye reka mbivuge yego unyange cyangwa ntunyange uzampige cyangwa ntuzampige Pascal twamaze gutura mu rusengero ngiye kubivuga niba afite abakristo basigare mu umwe tumaze gutura mu rusengero twasirimbye araza aravuga ngo mwatuye ati twatuye ahita avuga ngo Imana yagaye amaturo mwatanze ibi nkubwiye si ukugira ngo dutwike sino kugira ngo Chenongo igere gute sino kugira ngo ikiganiro kigere kure nimero ze ndazifite mfite n'ikimenyetso mfite n'undi muntu twari kumwe w'umuhanzi
twari kumwe, ikindi mu iteraniro hari harimo abantu, ikindi ni muri Kigali kandi ndetse si kure. Niba ushaka no kumaza ngo nahagana he umbaze imvuga ibice bitatu. Yego. Abakristo babyibuke. Ese mbaze mbabaze uriya mwuka w'Imana uvuga ngo Imana igaya amaturo, uriya mwuka muve mu buyo be. Mbaza ngo ni mvuge ibice bitatu. Vuga nk'ibice bitatu kugira ngo nawe ahari aho hantu kugira ngo banze ubyumve. Abakristo niba hari umuntu wari uhari icyo gihe akaba hari, abyandike muri comment. Ndavuga muri Gisozi, ubwo ni Gisozi tuba tuvuze Beretwari, Kagugu, Kinamba. Aho hantu mbivuzemo kandi muri aho hantu harimo. Utazavuga ngo ni umupasiteri wa Remera simbizi, ni wa Kimironko simbizi, nge mvuze aho ngaho muri Kinamba, Gisozi na Kagugu. Aho hantu umuntu yarabivuze, ariko Imana suko nguko igikora. Twe kuyobora intama ariko tuzirya. Yego. Twe kuyobora intama ariko tuzirya. Bwira umuntu ngo atura icyaha cyawe, Imana iguha umugisha. Bivuga ngo Imana ikugirire neza gutya na gutya kubera kutanza amafaranga. Kubera kutaza Imana, utaza amafaranga. Nari ndi kukubwira, ntabwo ejo bundi nari ndi kukubwira ngo hari umumama wambwiye ngo ni musengere. Yego. Ku cyaha cy'ubusambanyi yakoze akakigwamo bitewe n'abantu bita abantu b'Imana. We bitewe n'abantu bita abantu b'Imana. Abantu nimuhuguke, murebe umuntu ufite umwuka, abantu nimube maso kuko Satani yatwinjiyemo. Satani yarinjiye. Biteye ubwoba. Satani yarinjiye. Satani yarinjiye, nimwe maso. Nimwe maso. Icyo kintu cyo uwo mupasiteri yakoze cyatumye mvuga ati Mana we umurimo uri gupfa. Mana we umurimo uri gupfa. Niyo mpamvu ntazaza nkubwire ngo akira igitangaza cyawe. Niyo mpamvu ntazaza nkubwire ngo mfite igitangaza cyawe. Ijambo mfite Imana yampaye nuko muva mu byaha murimo mukora. Yego. Kandi nongera nkubwire ngo ibyo ukora irabibona. Yewe muntu uri kubeshya abantu we irakubona. Yewe muntu kwita umukozi w'Imana we iri kukubona. Ibyo ukora nijoro irakubona. Uzi ko umuntu adatinya gutereta hasize umugore mu rugo kandi ufite Bibiliya akanatereta waje amuhungiyeho ngo amusengere. Ugatereta waje gusaba imbabazi z'ibyaha yakoze, yamara kukwaturira ugahita uvuga ati mpa nimero yawe reka mvuga n'ibindi. Wenda unyange cyangwa ntunyange ngiye kubivuga. Umupasiteri umwe bamwe barabizi. Yego. Bamwe murabizi. Nishaka ijambo ry'Imana sindisome. Ubu ijambo ry'Imana nshatse sinanarisoma kuko ibyo ndi kuvuga nibyo bifite umumaro. Umupasiteri umwe aravuga ngo hano mu rusengero hano mu iteraniro harimo umuntu wacimye. Ngumuntu wacimye Pascal nishaka ndeka ijambo ry'Imana. Ngumuntu wacimye yo ngo nazamu ni hano. Abakobwa bagenda mu Kigali sha baremera no bagira gutya. Ariko koko babye babeshya. Abantu baje babashyiramo ikintu cyo kubabeshya no kubaragira. Abacimye yo barigaragaza. Bamaze kwigaragaza niba bari bangahe amateraniro amaze gusoza. Pasiteri wahamagaye umudiakoni ubarabaririza ngo nta muntu ufite nimero ngo ya wa mukobwa wundi wabanje guhaguruka waciye imyeyo ko nayishakaga ngo mbanze musengere. Va mu buraya. Izina rya Yesu. Abantu muve mu Kigali murebe umukozi w'Imana. Mwe kubwira abantu ngo akira mu gihe bafite ibyaha, ahubwo nibakira imbabazi z'Imana. Wowe amasezerano yawe warariye ngo ariko Imana igwaye ubukwe. Nono mbisubiremo nta bwo. Yesu Kristo. Nta bukwe. Testakiti nta bukwe uzakora utaratura icyo cyaha. Noneho tugire gutyo ngize gutyo buvuze ngo dupinge. Yego. Dupinge. Nge ndi kubabwira ngo mumpamagare dusenge mbasabira Imana imbabazi. Ufite amafaranga se wama ntayo wabona. Atura. Yego biriho. Yego wagenze nabi bitewe nuko wagendeye mu Kigali. Ariko wibuke Nebukadinezari ngaruke kuri iryo jambo. Ubwo yashyiraho cya gishushanyo nongera mbigarure. Ubu ndababaye twatangiye duseka ariko none singiri guseka.
ubwo yavuga ngo kiriya gishushanyo abantu bose bazajya bakiramya. Abantu bakiramije nabagenderaga mu kigare. Bamwe barapfukamye bashyiraho amategeko ko utazagipfukamira azagezwa ibwami, ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego ntabwo bigeze bagipfukamira, ariko abandi benshi baragipfukamiye. Nawe impamvu wajya mu byaha ni ikigare. Bino kukubwira ngo abasore benshi musigaye mujya kurusengera mujya gushaka abakobwa musambanye. We irakubona nibyo muzatahira. Utaratura ngo uhinduke nuko muzatahira. Mba ngukurobye ariko ndakuretse vuhinduka. Mana ntabwo ikorana n'abanyabyaha we. Mana ntabwo ikorana n'abanyabyaha. Ezekiel reka nsome rino jambo. Nyemerera ndarisoma rigufiya ndahita mfatira wowe cyangwa ukaturusinga. Narinzi ko soma igice cyose ariko birahindutse. 3:7 havuze ute umurongo w'8 hansomere. Ntabwo urahagera. Ngiye niba utaranahagera ndahita mafatiraho. Haravuze ngo 3:7 Ezekiel iyerekwa ry'amagufa yumye. Amaki amagufwa yumye. 3:7 umurongo w'8 haravuze ngo nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho. Mvuze ite imitsi yafasheho. Maze inyama ziyameraho. Mvuze ute inyama ziyameraho. Byoroswa n'uruhu ariko nta mwuka rubirimo. Mubwire ngo iyo nta mwuka ufite ntabwo ubukira umuntu. Unyanga cyangwa unyemera iyo nta mwuka ufite ntabwo ubukira umuntu. Iyo nta mwuka ufite ntabwo ubukira umuntu. Iyo nta itungo ridafite umwuka riba ryabaye igipfu. Iyo umuntu hadafite umwuka nawe ntabwo aba umuntu muzima. Yesu Kristo. Iyo umuntu nta mwuka afite ajya he rusororo. Ndabivuze. Iyi tungo nta mwuka rigifite rirahambwa. Imana iri kureba abantu ikabona nta mwuka mu gifite. Iri kureba ikabona nta mwuka, n'amagufa yibere mu kibaya, n'amagufa atagifite ikintu kimaze n'imitako. Isuzume. Yesu Kristo. Isuzume. Ninda kubeshya ko Imana iby'Imana babitobatoba. Ndeba. Ntabwo Imana ikibangikanywa. Ubu n'ubuhanuzi. Yarahanuye aritegereza abona nta mwuka urimo. Yewe mukobwa we yarakurebye nubwo wambara birebera ariko nta gakiza ufite. Yarakurebye muhungu we nubwo wambara neza utambaye pocket ariko nta gakiza ufite. Yarakurebye we nubwo ugenda na Bibiliya bakakubona mu muhanda ariko ugeze mu nzira urabica. We urabica bigacika. Ariko saba umwuka. Hariho ubundi butabazi. Abantu benshi baje basubira inyuma kubera yuko baje bagendera mu kigare. Abantu benshi bagiye bayoba inzira zabo bitewe n'ikigare. Mukozi w'imahinduka. Mwe kubeshya abantu hari urupfu. Muvuge ko hari ubuzima. Mwe kubwira abantu ko Imana ibigeje neza nyamara mufite indamu mugendereye ho. Ntabwo ari uko Imana ikora. Mwe gushaka ibintu ngo mwange nyiri ibintu. Sinzi niba ushatse kunyumva neza. Turakumva. Mwe gushaka ibintu ngo mwange nyiri ibintu. Yesu we umva. Haranira ijambo rivuga ngo ibyo abandi babonye bahemutse Imana ishobora kubimba ku buntu. Yego. Ariko Imana urazivuze ngo mwana wanjye wabikurahe ugisambana, wabituruvahe ukigenda muri izo ngeso zawe, wabikurahe ukirangira abantu haba inzaratsi, wabikurahe ko nta wabikura ugitingana, ntaho wabikura ukigendera muri izo ngeso mbi, ntaho wabikura we. Bakiguha amafaranga ngo ujye ku ishuri ukavuga ngo mwami ukavuga ngo mama ngo narwaye ariko amafaranga ushaka araho gusindira we uri muzima, ntaho wabikura. Kwitwa umwana w'Imana wabikurahe wabituruvahe nibidashoboka. Yego.
yerekwa ry'amagufa yumye. Yewe nawe urumye barabona ugenda ariko umva barabona ugenda ariko yewe uri nta kigenda nta gakiza ufite habe na gato ubitse amasezerano y'amahu uri Yesu Kristo. we ubwo kukipatara byanze ubwo kumuhima byanze tumujyane mu bapfumu we suka Imana ikora. Imana nyeretse umuntu warwariye kumuhima atashye bamushakira imiti y'abapfumu. Ntabwo Imana ikorana n'ibyo ngibyo. Mu gihe ukigendera mu ngeso mbi ntabwo Imana ishobora kugwa isezerano rizasohora. Icyakora nurihabwa rizagukekenga. Sengera umwuka huguka umenye ngo mbese umuntu uhora umbwira gutya uyu muhungu uhora umbwira gutya uyu yavamo umugabo. Pasika Yego. nyemera nkubaze umusore uzakubera umugabo arakubwira ngo nyereke ifoto wambaye ubusa. Oya. Hari umukobwa woherereje umuntu gutereta ifoto zawe wambaye ubusa ariko reka nkubwire ngo nimero yawe yanditseho igicucu. Testa kitari foni fokerere takirimo. Ntabwo ari umugabo wawe. Imana idutabare. Wamuhaye amafoto yawe ariko yanditseho igicucu. Ntabwo umuntu muzabana ashobora kukubwira ngo nyereke ubwambure bwawe. Yewe uragaragara nk'umurokore ariko nta mwuka ufite. Igihe kimwe umupasiteri yahagurukije umuntu w'umurokore mu rusengero haravuga ati hano harimo umurozi yanga kubujyana. Baravuga ati mbese uyu murozi tumufate. Iteraniro ati yego tumufate. Ese uyu murozi tumufate. Ati ye tumufate. Nuko barasenga bamugeraho. Haravuga ati se ni wowe arabihakana. Akimara kubihakana nyamara haje kuboneka ubuhamya buvuga yuko hari abana benshi yagiye aroga ndetse hari n'abandi bana batoya yagiye avuna. Yewe murokore we rekeraho byagenze ute? Yagiye kurega. Hamaze kujya kurega umuntu wamuhanure haravuga ngo njyewe bampanuriye uburozi. Ariko baramubajije ngo mbese kugira ngo uvuge ko uyu muntu ubu ari umurozi mukozi w'Imana byavuye kuki? Aravuga ngo bayobozi twebwe iyo dusenga tuba tubona abantu ari abana b'Imana. Ariko njyewe nari ndi mu mwuka ndimo nsenga mvugana n'ijuru narebye muri babana b'Imana uriya mama nafashe mbona agaragara nk'ipusi. We wijijisha abantu niba utatuye uvuge ngo noneho Mana igihe nahereye nkujijishiriza nta mugisha uzabona ndetse n'ibigena gutyo umuvumo uzagera ku bana bawe. Testa kitari bogrere mini bogrere nudahinduka no. Yego wagende mu kigare birumvikana. Yego warashayishije birumvikana. Ariko garukiraho wijijisha abantu kuko Imana ibikubona wibeshya. Gabanya guteka imitwe kuko iby'Imana birya abana bayo ndetse bikarya abantu barambirije. Rero wijijisha. Yesu Kristo. Wijijisha. Abantu benshi muri kujijisha. Nzabivuga abantu benshi muri kubeshyera we. Nzabivuga we muri kujijisha. Yesu Kristo. Uri kujijisha. Uri kubeshyira Imana. Uri kugendera ku ndamu zawe. Uri kujijisha abantu. Uri kwambara birebire nyamara niwe musambanyi. Uri kujya gusenga uri umusore cyangwa umugabo nyamara ugiye gushaka buzasubiza inyuma. Uri kujijisha ariko biramenyekanye uyu munsi ushatse wasaba imbabazi. Uyu munsi uhinduke.
ujye wibaza se mana ubuzima bwo guterateranya ntibuterwa n'iki, ariko bushobora kuba buterwa n'uko uri mu buzima bwo kubeshyabeshya imana ntabwo ijya ibangikanywa. Ushobora kuba byaranze bitewe n'impamvu zawe, ufite umuvumo w'ibyaha wagiye ukora. Reka mbivuge Pascal, bivuge. uretse leta abantu mufite ibyaha, mufite itsimbu ry'ibyaha ku buryo na leta mana we ni umuntu akubwiye ngo mufite uburaya mu muntu, ni umuntu akubwiye ngo ndarwaye, niba ari ku gitsina gukira kwe nuko akwereka ifoto, nuko akwereka ifoto. Muve mu buraya, mureke kwiyoberanya imbere y'Imana. murekeraho yemwe mwemwe mudafite imyuka, yemwe Ezekiel avuga ngo hanuririye imirambo, sinjye wabyanditse. Hinduka bumuntu Yesu Kristo. Abantu benshi muri guca mwashakanye nyuma, abantu benshi muri kubeshya mujijisha, muri kwerekana uko mutari, ariko Imana sengera umwuka. Wari warumye ariko imbabazi z'Imana ziriho, wari warumye ariko imbabazi z'Imana ziriho, wari warabaswe no kwikinisha, yewe nta murokore wikinisha. Ubwo se wowe uri ki? Uri umwana w'Imana cyangwa uri wa Sata? Vuga ni dusutse, kuko wabwiye kenshi ubifata nk'ibisanzwe, wahanurira kenshi ubifata nk'ibisanzwe, ariko Imana ivuze ute? Udafite umwuka n'umurambo, ikidafite umwuka ni igipfu. Hinduka. Wahereye kenshi ubwirwa, ariko niko ngo byabaye. Mbese ngo ndabyigenza ute? Ngo mbese ngo uramugabo ngo uko ariwe ngo turyamana akanyishyurira, ariko reka nkubwire ngo urimo kwihemba. Munyashuri we urimo kwihemba, uri kwihemba. Reka kwishyurire, urimo kwihemba. Reka kwishyurire ariko urimo kwihemba. Reka ajya kwishyura ariko urimo kwihemba. Urimo kwihemba. Gwiza urukundo, ujya wumvira umwuka. Aho ari umunsi ushobora kuba uriho nonaha, ariko ejo nimugoroba ukava mu isi, ariko uharanira byibura basi ubugingo. Uvuge ngo Uwiteka we, nsabye imbabazi burya warandebaga. Ibyo wakoraga byose ibikureba, ibyo ukora byose ibikureba, uburyo ujijishamo ibikureba, n'ahandi hatagaragara ngo no mwibuye ahari agashishi Imana igihabona. Nawe ibyo ukora irabibona, nawe ibyo ugenda ubeshyamo irakubona, uburyo uteye irabibona. urabikora kwibwira yuko ihwanye nawe, ngo ariko ngo igiye kuguhana nudahinduka, nudasaba imbabazi. Byahindutse ubona ageze mu kintu kirere, nudahinduka byawe birarangiye. Ibyawe birarangiye. Menya ngo niba umugabo akohereje ku ishuri ngo ujye kwiga, umugabo wawe nyuma wamara kuhagera uko utingana n'abandi bantu mwahuriye ku kigo, menya ngo uri kumagira. Menya ngo iyo diplome nta kazi. Bagabo mwe mujye musengera abagore banyu, musengera abagore banyu bari gukora ubusambanyi, baragiye kwiga, ndabivuga, nzahora mvuga ubusambanyi mu buvemo, nzahora mbutindaho, kuko Imana yanyeretse pampers, inyereka pamperisi, inyereka bira abana bambara bagiye kwinyana kugira ngo bifate inkari zabo. Kiriya y'umwana amaze kugishyira mu mwanda kiranuka, irambwira ngo ndi kunukirwa n'ibyaha abantu muri gukora. Cyacyo ubusambanyi kirimbuye benshi. Wigendera mu kigare, hinduka, wigendera mu kigare. Umuntu arakubwira ngo mpamagara ngo usengere ku buntu, watura ibyaha byawe wakoze ku buntu. Ufite iki se watanga? Ufite iki watanga?
ku buntu hari gutegereje abandi bavuga ngo shababa iravuze nta bwivuze utaratura. Ndabwo ibyo kurya by'abana b'Imana nongere mbisubiremo Imana yabihereza imbwa. No, va mu byaha byawe. Wananiye leta ariko ntabwo uzananira Imana. Mwisengero barazifunze ubusa ntabwo nkurikiye. Atura uve mu buraya bwawe mugabo we. Atura we kuvuga ngo hongeze umugore wanjye n'agakecuru. Nongere mbisubiremo nawe uragasaza. Nawe uragasaza. Ntabwo naje mu kiganiro cy'abubatsi ngo ariko ibiri kuba Mana we ibiri kuba nagahoma munwa habaga kadusenga Imana aho ari. Uyu munsi ni w'impanda ku buzima bwawe. Uyu munsi ushobora kwatura umugisha ukakuzaho. Uyu munsi ushobora kuza gusengana nanjye Imana ikakubohora. Uyu munsi ushobora kongera guca bugufi Imana ikongera kwakira. Ariko wigendera ku masezerano y'amahuri, wigendera ku masezerano y'ibinyoma, wigendera ku masezerano adafite icyamaze. Nge ndimo ndikubwira abantu bose bari mu Rwanda no mu mahanga, nimuve mu byaha. Nimuve mu byaha, niko Imana ivuze, niko Imana ishaka. Mbere yuko mushaka ibintu mubanza mushaka nyiri ibintu, ndetse ko ari nawe ubitanga umuntu akagira amahoro. Reka dusenge. Mana ndagushimiye. Uri Imana igitanga imbabazi. Uri Imana igigaruka ku muntu wayo. Mu izina rya Yesu. Uri Imana ijya babarira umuntu bitewe n'inzira mbi yagiye anyuramo ukongera ukamufata ukamwakira. Uri Imana imbwe y'ukuri busaba imbabazi yaragendeye mu kigare uri bumweze. Nushimwe. Uri Imana, Mana. Uri Imana itegereje ko hari umuntu wibuze kwatura. Uri Imana imbwe ngumbwira abantu bose ko imaze kurambirwa. Uri Imana y'inyembabazi. Uri Imana itajibeshya. Uri Imana ikunda abantu bayo, kari nayo mpamvu ubu bahereza amagambo y'umuhuro kugira ngo bagarukire aho ngaho. Urakoze Mana, navuga byinshi ndi imbere yawe, ariko Mwami urengere umuntu wese wakire message zawe. Mu izina rya Yesu nseze mbyizeye. Amen. Urakoze cyane, nta kindi twarenzaho ahubwo twakubwira ngo Imana yacu, Imana y'amahoro iguhereza umugisha kandi iguha umugisha mwinshi, ikwagurira imbago, ikomeze kwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kandi wongere kandi unatubwire ubwira abakunzi bacu aho bagusanga, ukorera kuri social media umunsi ku munsi. Yewe aho mwansanga ni kuri channel yitwa Karoli TV. Yego. Ahanga Imana irahari, nase usanga Imana irahari TV. Abantu mukeneye ijambo cyane, niyo mpamvu keshi na keshi muzakunda kumbona. Yego. Ndi kubwira abantu ngo hinduka. Nongere mbabwire ngo muri hano mu Rwanda mpamaze bigiye kuba ibyumweru 2 mpageze. Nabaga muri Malawi nari mazeyo imyaka 7. Ubu WhatsApp ndi gukoresha ni akamenyetso ko guteranya 65 92 064 26. Iyo ni WhatsApp ushaka ko dusangana uramutse uri hanze cyangwa uri mu kindi gihugu kitari cy'u Rwanda. Ariko uramutse uri mu Rwanda wampamagara kuri 078 21 58 nta mafaranga ndi kubasa. Ya WhatsApp ntabwo waruyivuze. Ya WhatsApp nayivuze. Waruvuze akamenyetso ko guteranya gusa. Navuze akamenyetso ko guteranya. Yego. 265. Yego. 92. Yego. 0. Yego. 21 64 26. Yego. Nongera nkubwire ngo dusengane uhinduke. Yego. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane, Imana amahoro niguhereza umugisha wari wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse comment kugira ngo ibintu byose tubigendanemo neza cyane. Shalom.